ba kameramani bakora akazi kabo kuko ufotora beza niyigora usibye no kuba bibabazanye na wamwibarutse ndabizi neza nawe nubyumva biribuze kugutera agahinda nawe sereba uyu mwana ushimisha abantu benshi mu misango y'ubukwe itandukanye ariko ngo ntibimubuze gutahira mu buzima bushyarira nk'umuravumba. Amazina ye nyakuri ni Nsengumukiza Exos wamenyekanye nka ufotora beza niyigora, ba kameramani ni bakora akazi kabo ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Nkuko nyina watwibwirira ati birambabaza iyo mbonye ndi gusaba ikintu cyose guhera ku munyu, isabune ndetse n'ibindi bikenewe mu rugo rwacu uyu mwana Nsengumukiza Exos cyane ko ari utunze umuryango wacu dore ku ISE yadutaye ubu tukaba turi kumwe n'abana 6 ndetse nanjye wa 7. Iyo ntekereza ubuzima tuba turimo nabona ari we basha kubwira ikibazo mfite ari mutoya birumvikana neza mu muryango wa Nsengumukiza Exos ibintu ntibyifashe neza, ariko nanjye nk'umwe wiyemeje kubasobanurira akantu ku kandi ku buzima bwa Nsengumukiza Exos ndetse nkanabatohoreza byinshi ku byo mwibaza ku buzima bw'uyu mwana. Benshi baribaza bati ese uyu mwana yavukiye he, yakuze ate, ese ubuhanga budasanzwe ndetse n'ubugenge mu kuvuga amazina y'inka abukomora he, yaba se yaravukiye mu muryango w'abasizi waba waramwigishije gukora ibi byose. Abandi bakibaza bati yaba se yarakuriye mu nka ku buryo yaba ariho yakuye impano yo kuvuga inka mu birori. Ariko nk'uko Nsengumukiza Exos abisubiza aragira ati ntabwo nigeze nkurira mu nka ndetse sinigeze mba umushumba. Ibi rero yabivuze bituma benshi baza bati ese n'uruhe rugendo rudasanzwe rwa Nsengumukiza Exos mu buvanganzo ndetse no kuvuga amazina y'inka. Ibyo byose maze kumva ko mufitiye amatsiko byatumye mfata mudasobwa maze mfata n'ibitabo, niko gucukumbura ubuzima ndetse n'imibereho ya Nsengumukiza Exos. Byose ndavuga ntereka mbishire ku karubanda. Nje ndi Rambona Jacques, umugaragu w'ibyegeranyo mugezwaho, ndagutembereza mu rugo kwa Nsengumukiza Exos ndetse nkubwira imibereho abayeho, ubuzima bwe ndetse n'ibindi byinshi bibaza kuri uyu mwana uri gukora ibitangaza ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko no mu misango y'ubukwe. Ariko nyabuneka turagusaba inkunga ko wadukandira subscribe bityo nawe bikagufasha kuba uzazibona ibiganiro byacu n'uvumbayo wengewe. Ikaze ahajya yewe mwa hajya urinde ndi rugomba gogo bigomba ingagariga nisibo nkabarozimiza kunyikwazi mangatenja abanzazi mu bagabo. Amazina ye nyakuri yitwa Nsengumukiza Exos, avuka mu murenge wa Kimisagara, akarere ka Nyarugenge. Avuka mu muryango w'abana 6, akaba ari umwana wa 4 mu muryango. Akaba avuka ku mubyeyi witwa Uwimpuwe Jeannette ndetse na papa w'umubyara ariko kuri izi saha batakiri kumwe. Uyu mubyeyi Uwimpuwe Jeannette avuga ko ngo agitwita uyu mwana ngo abapasiteri bagendaga bamubwira bati uyu mwana utwite ni igitangaza, ndetse arangije no kuvuka umupasiteri umwe yaramubwiye ati uyu mwana ntazaba mu Rwanda ahubwo azaba hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ariko nyina ntiyigeze abiha agaciro, ati sinigeze mbiha agaciro bitewe nuko narenze abapasiteri uko bari bameze muri icyo gihe. Ariko nyina nk'uko abituganiriza aragira ati uyu mwana ubwo yagiraga imyaka 4 ibyo yakoraga nanjye natangiye kubyibazaho. Ati Nsengumukiza Exos ubwo yagiraga imyaka 4 yatangiye gukurikira abandi bana kuri mezodogeni mu kugaragaza impano. Ati ubwo yavagayo yazaga yivugisha utugambo twinshi ndetse nanjye nkabyibazaho nkanye n'umubyara, agatangira gukubita inzugi n'ibijerekani akeka ko ari ingoma ndetse akanabyina n'imbyino nge nakekaga ko yaba ari agasazi nitungiye. Ati ku myaka 5 uyu mwana yahise yinjira mu itorero bene u Rwanda ari ryo mezodogeni maze atangira kubyina imbyino gakondo ndetse n'izindi mbyino zigezweho. Ati buri mwana wese yabaga afite kwiga impano ye, ariko nge narengejeho niga imbyino gakondo ndetse n'izigezweho ndetse ndenzaho no kuba naba umukaraza. Uretse no kuba yaba umukaraza, ati iri toro ryabigishije no kuvuga amazina y'inka maze mpera ubwo ntangira kuvuga amazina y'inka nubwo byari bigoye.
Exos avuga ko yahise yinjira muri Sheri Silver Foundation maze atangira kugaragarizamo impano ye yatangiye gukundwa n'abatari bake. Exos aratubwira ati itorero bene u Rwanda ndetse na Sheri Silver Foundation nibyo nkesha ibi byose nagezeho. Nsengumukiza Exos nubwo yarabayeho mu buzima bubi ndetse abifatanya n'ishuri, avuga ko ngo yajyaga ku ishuri maze ku mugoroba akajya kurepeta mu itorero Silver Foundation ndetse na bene u Rwanda. Ati natangiye kuvuga amazina y'inka mu mwaka wa 2022 hari ku itariki ya 5 z'ukwa 5 umwaka wa 2022, ariko nakoreraga ubuntu. Ati ikirori cya mbere nakoreye mu y'umwuga wo kuvuga inka nagikoreye Kicukiro ahazwi nka NIWE. Ati ubwo natangiraga kuvuga inka mu birori, amashusho yanjye yatangiye gucicikanwa ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo ni nabwo natangiye kuba nashakishwa n'abantu benshi batandukanye, maze nanjye ntangira gushiraho ibiciro. Kuri uyu munsi Nsengumukiza Exos afite imyaka 15, akaba yiga muri camp Kigali, aho yiga mate, physique, geography ndetse na economy. Muri make ni mibare, ubugenge, ubumenyi bw'isi ndetse n'ubukungu. Abantu benshi iyo bumvishe ibyo uyu mwana yiga bituma benshi baza bati ese kuki atagiye kwiga indimi. Ariko Exos nk'uko abisubiza aragira ati nakuze numva nshaka kuzegukana impamyabumenyi mu mibare. Ati kandi indimi mfata ibitabo ndetse nkanegera abasazi iyo nagiye mu bukwe, ibi bituma menya ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'andi magambo atapfa kumenwa n'uwari we wese mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Abantu benshi bazaho impano yo kuvuga inka yikura, ndetse usibye ko benshi banatekereza ko yaba bana n'inka. Exos avuga ko ngo atigeze anahura n'inka, cyane ko ngo yanakuriye mu mujyi wa Kigali. Exos aravuga ati kugira ngo nkafate muri uyu mwuga wo kuvuga inka binsaba kongeramo uturingusho ndetse n'ibindi byinshi bituma bankurikira batarambirwa. Exos aravuga ati usibye no kuba mvuga inka ndi no kwihugura mu bijyanye no kuba MC, cyane ko nanjye nifuza ko ubutaha amakwe yose najya nyeyobora nkaba MC cyangwa se umusangiza w'amagambo ndetse nkanavuga inka. Igitangaje kuri uyu mwana, uramutse ushatse ko agukorera mu bukwe wamukenera mu gihe kitari munsi y'amezi 5, kuko ubu yarangije kubukingwa kugeza mu kwezi kwa 5. Abantu benshi baza niba uyu mwana bakora bitamubangamira mu masomo ye, ariko uyu mwana ndetse na mama we bavuga ko ibi yabashije kuba yabiteganyiriza igihe cyabyo cya nyacyo. Ati iyo mvuye ku ishuri nibwo mboneraho maze nkajya mu matorero atandukanye ndetse no kwitoza imibyinire ndetse no kuvuga inka muri rusange. Ati ndetse kandi ibi byose nabashije kuba nabiteganyiriza igihe cya nyacyo gikwiye. Uyu mwana kuri izi saha yiga mu mwaka wa 4 ndetse ngo akaba atanarenga ku mwanya wa 2. Uyu mwana kuri izi saha barizwa muri Sheri Silver Foundation, aho ari gukora ibintu byinshi biri kugenda bitangaza benshi. Kuri izi saha atunze umuryango w'abana 6 ndetse na nyina umubyara. Niba wanyuzwe n'iki kiganiro twagukoreye ku buzima budasanzwe bwa Nsengumukiza Exos, turagusaba inkunga ko wadukandira subscribe. Nje na Rambo na Jacques mugira impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao.